y'Imana. Imana irambwe ngo akira amahoro, wabuze amahoro uraryama bikanga, uraryama nusinzi. Yesu arambwira ngo niwakire ibitotsi, niwakire kugubwa neza. Waba ufite imitungo ya mirenge wayiburiyemo amahoro, Yesu arambwira ngo akira amahoro, akira amahoro muri bwa butunzi ufite, kuko ari Imana yabuguhaye. Imana ikuzaniyemo amahoro kuko wabuze amahoro. Uraryama n'ibyema, gendera mu modoka nziza, ukagenda nta mahoro ufite. Yesu arambwira ngo niwakire amahoro, Imana iraza ikaguha urubyaro. Wakira umwana uhereye umunsi wa none. Yesu arambwira ngo aguhaye urubyaro. Wowe uri kudukurikirana niwakira urubyaro mu izina rya Yesu, kuko Yesu hari icyo akoze mu nda yawe. Nimba Imana yarakubwiye ngo nzaguha ubucuruzi, Imana ibizaguha ubucuruzi kuko yabivuganye nawe. Ntabwo Imana ijya yivuguruza. Yesu yambwiye ngo ntabwo ajya yivuguruza. Ahereye umunsi wa none ngo nta kintu Imana izigera yivuguruza na kimwe ku buzima bwawe. Imana rero ikugirire neza. Imana yambwiye ngo nuyubaha izaguha ibyiza, yambwiye ngo nuyikorera izaguha ibyiza, nugendera mu kuri izaguha ibyiza, kuko wayubahishije, kuko wakoze ibyo gukiranuka. Amen. Icyo yarahiriye si uko abanzi bada, ahubwo barahari. Ahubwo Imana ikagukiza. Wagenda mu nzira Imana ikagukiza. Waba uri mu kazi uri gukora Imana ikagukiza. Waba urwaye Imana ikagukiza. Abanzi baguhagurukiye Imana ikagukiza. Komeza tugende. Nashimwe babumva ko bakurimbura, babumva ko bakurimburana n'imizi yawe yose, ariko Imana ikagira gute? Imana ikakurinda, Imana ikakubera Imana, Imana ikakubera amaso, Imana ikakurwanirira abanzi batabishaka. Imana azakurinda ikigoyi cy'umugoyi. Imana ishimwe. Bivuga ngo ya mitego bagutega uko bwije nuko bukeye, bumva ko nta kintu washyikira, ukubaka bikanga. Wumve ko uyu munsi Uwiteka Nyiringabo aje kukubakira. Wowe uri gucuruza ukumva uri gucuruza ugahomba, wumve ko Uwiteka Imana hari ibyo aje kugukiza. Bya bindi wagenda gukumva biri kwanga, wumve ko uyu munsi Imana iri kumwe nawe. Wumve ko Imana igiye gukorana nawe imirimo n'ibitanga. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo. Mwese ni mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uyu munsi twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana. N'ubwa kabiri tumwakiriye ku Imana Irahari TV. Ntabwo turi twenyine, turi kumwe n'Isi ya Bibiliya TV. Uraho neza mukozi w'Imana? Yesu nashimwe. Murakomeye, murashima Imana. Uraza kongera ijwi kuko twagize ikibazo cy'ikirere, hari umuyaga mwinshi. Amen. Yego. Reka ngusabe kugira ngo mbere ko twinjira mu kiganiro banza usenge Imana. Imana ifite imbaraga n'ubutware, Imana yo kwisegurira ubasha. Nemerera cyane mbanze ushimire wowe wemeye tugatera intambwe tukagera aha hantu. Wagize neza Kristo, aturinde mu nzira zitandukanye. Byakatwishe byakabaye byinshi, ariko wahabaye. Warinze na bene data, wababereye Imana, wababereye maso, wababereye ku rugamba. Ngaho izina ryawe nirishimwe. Ngaho turakuraritse muri uyu mwanya tugiye kwinjiramo. Ngwino wururu kubane natwe, Mwuka Wera uzuganze hagati muri twe kandi ukora imirimo n'ibitangaza. Mwami w'abami, ngwino ubu wa mbere muri byose. Twe ntacyo twabona twavuga, ariko ufite byose wavuga. Mwami w'abami, naba ari twe ahubwo aba ari wowe. Izina ryawe nirishimwe kandi izina ryawe nirihimbazwe. Urakoze nyir'ubutware, urakoze nyir'icyubahiro, dore ko byose tubisaba twizeye izina ryawe Kristo. Amen. Amen. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Uyu munsi Imana ifite ibyo yagutumye, ifite message yaguhaye kugeza ku bantu bose bumva Ikinyarwanda ndetse n'abagisemurirwa. Reka tuguhereze ikaze kugira ngo tugezeho iby'Imana yaguhaye kutugezaho uyu munsi. Urakoze cyane. Yego. Imana niguhumugisha. Amen. Kabaze mbibwira abantu bakurikiye. Yo twari twabyibagiye. Yego. Abantu bamurikiye bitwa abantu Yesu nanje. Yego.
yego twizere ko aho bagutegeye batahakubonera ntabwo bajya bahamba kubera Imana. Amen. iyo umuntu yiringiye Imana akizera Imana aho bagutegera siho bagira gute Siho bakubonera. siho bakubonera imitego yose ashobora kuyitega igashibuka Haleluya. kubera Imana igukunda Imana ishimwe. mukajye mumbaza mbese kuvuga abana ngo umugabo ngo ibicoya ibyo tujye tubyihorera karibu rero ushobora kubimbaza ndabizi ibyo tugomba kubyihorera nta n'impamvu turaba tubiratse. ndi umukozi w'Imana Yego. nkunda Imana n'abantu b'Imana ndi umuvugabutumwa ndi umuhanuzi ibyo Uwiteka Nyiringabo ashoboza nibyo dukora kandi ndababwira ngo tube hafi cyane twizeye ikintu cya mbere ni ukwizera urakoze cyane rero reka tubanze dusome ku ijambo nabaje guhabwa riri muri Zaburi 91 iryo jambo guhera ndi mu rugo naje rindimo sinzi impamvu ariko ubwo harimo ibyawe harimo n'ibyanjye buri muntu wese ari bwisange muri ibyo byose Zaburi ya 91 yego era ku murongo waho wa mbere reka dusome mu izina rya Yesu Kristo uba mu bwisho bw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose ndabwira Uwiteka nti urubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira Imana yanjye niringira kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura uretse gatoya Yesu nashimwe Amen. Haleluya. Amen. Uri bumbabarire gato cyane wongera usubira inyuma kugira ngo mbwire abantu bankurikiye yego ku kibazo cyo kuri iri jambo ku gisobanuro kiri kuri iri jambo bumva icyo Imana iri kumwe iri kuvugana nabo yego reka dusome mu izina rya Yesu yego uba mu bwisho bw'isumba byose uba mu bwihisho bw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose cyishobora byose Imana ishimwe haleluya amen amina komeza hepfo gato cyane ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira uri igihome cyanjye kinkingira Imana yanjye kandi niyo Mana yawe haleluya niyo Mana ugomba kwiringira uhereye uyu munsi wa none Imana ishimwe ngo ndabwira Uwiteka nti haleluya amena komeza hepfo nanone gato cyane kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi Imana ishimwe nta wundi ugomba kugukiza n'Uwiteka agomba kugukiza abanzi bawe haleluya si uko abanzi ahubwo barahari ahubwo Imana ikagukiza wagenda mu nzira Imana ikagukiza waba uri mu kazi uri gukora Imana ikagukiza waba urwaye Imana ikagukiza abanzi baguhagurukiye Imana ikagukiza komeza tugende na mugiga irimbura haleluya Yesu nashimwe babumva ko bakurimburana n'imizi yawe yose ariko Imana ikagira gute Imana ikakurinda Imana ikakubera Imana ikakubera amaso Imana ikakurwanirira abanzi batabishaka Imana ishimwe komeza tugende azakubundikiza moya ye kandi azajya ahungira yego kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye kandi uzajya uhora uhungira munsi y'amababa ye umurava we n'ingabo n'icyuma bigukingira igiteye ubwoba cya nijoro haleluya Mana yacu nishimwe nyamara nshuti yanjye babumva kutabaho babumva ko uyu munsi wa none utabyuka ngo byeme ariko Imana iranga ikakubundikiza moya yawe ese iyo Mana nigukora nimba abanzi babumva kutabaho Yesu akakubundikiza moya ye ukagenda bikemera yawe ukanatambuka bikemera ukanakora bikemera nubwo uyu munsi uri kurwanywa ariko wumve ko Yesu aje kukubundikiza amoya ye Imana ishimwe kandi azakurinda
azakurinda ikigoyi cy'umugoyi. Imana ishimwe. Bivuga ngo ya mitego bagutega uko bwije nuko bukeye, wumva ko nta kintu washyikira, ukubaka bikanga, wumve ko uyu munsi Uwiteka Nyiringabo aje kukubakira. Wowe uri gucuruza ukumva uri gucuruza ugahomba, wumve ko Uwiteka Imana hari ibyo aje kugukiza. Bya bindi wagenda gukumva biri kwanga, wumve ko uyu munsi Imana iri kumwe nawe, wumve ko Imana igiye gukorana nawe imirimo n'ibitanga. Komeza hepfo gatoya cyane turekera. n'icyuma kigukingira igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha cyangwa umwambi ugenda ku manywa cyangwa mugiga igendera mu mwijima cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Imana ishimwe. Abandi ibihumbi bazagwa iruhande rwawe. Imana dutabare. Abandi inzovu Imana ishimwe bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Ariko ntabwo bizakugeraho. Imana ishimwe. Haleluya. Niwakira ijambo ry'Imana. Umva aka kantu umurongo wa 8 uzabirebesha amaso yawe gusa ubona ibihembo by'abanyabyaha. Mwakire neza ijambo. Amina. Imana ishimwe. Uzabirebesha amaso yawe. Yego, uzabirebesha amaso yawe. Abenshi bazagwa imbere yawe, ariko we ntacyo uzaba. Muzaniye ubutumwa ngo uyu munsi ntacyo uzaba. Wowe uri mu bwihisho bw'Uwiteka, wowe uri gusenga Imana uyu munsi, wumve ko uyu munsi ntacyo uzaba. Bazakurwanya ntacyo uzaba, bazaguhiga ntacyo uzaba, bazakurwanya ku manywa na nijoro ntacyo uzaba, bazakenera gusenya urugo rwawe ntacyo ruzaba. Wowe uri mu bwihisho bw'Imana, wowe uri Imana ishimwe. Imana ikugirire neza cyane. Imana ikwiteho cyane. Bumva ko utaba, ariko Imana irambwira ngo niwakire kubaho. Imana irambwira ngo niwakire gukomera, ngo niwakire neza y'Imana, kuko Imana igarutse ku buzima bwawe. Imana yarangije kugaruka ku buzima bwawe, ikora imirimo n'ibitanga. Imana ishimwe. Haleluya. Imana yagarutse ku buzima bw'umuntu, ibintu byose biremera. Imana yagarutse ku buzima bw'umuntu, imiryango yafunzwe irafungurwa, warangiza ugatambuka. Imana ishimwe cyane. Imiryango imaze gufungurwa, Imana igarutse ku buzima bwawe. Abakwanze barakugarukira. Imana irambwira ngo wowe wazwe n'imiryango, Imana irakugarukira. Imana irambwira ngo wowe wazwe n'umugabo, Imana irakugarukira. Imana nishimwe cyane. Imana igarutse ku buzima bwawe bushyashya. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Haleluya. Haleluya. Hataya mando yasika. Imana ikugarutse wa mubyeyi, Imana igarutse ku bana wabyaye. Wowe ujya wumva ngo ese abana banjye babuze ubwenge, ngo ese ngo zabigenza. Imana irambwira ngo ninkubwire ngo iguhereye abantu ubwenge, guhereye umunsi wa none. Hataya mando. Imana irambwiye ngo wowe urubaka bikanga, yewe bikanasenya. Imana irambwiye ngo uhereye umunsi wa none ngo ugiye kongera wubake byemera, kuko Imana igarutse ku buzima bwawe. Imana yacu nishimwe. Hataya mando yasi. Imana irambwiye ngo humura, wowe ufite ubwoba. Imana irambwiye ngo dore nkukijije ubwoba bwo mu mutima. Hataya mando yasika. Irambwiye ngo nkukijije umutima, kuko dore wari ufite ikibazo cy'umutima, ariko Imana irambwiye ngo igukijije umutima. Hatakaya mando. Irambwiye ngo igukijije kanseri. Wowe uhora ugenda bikanga, wowe urwaye kanseri yo mu itako, Imana irambwiye ati dore nkukijije kanseri. Dore kanseri imaranye iminsi uyigendana, dore yarakumunze, ariko Yesu arambwiye ngo nkukijije iyo kanseri nyigukuyeho, kuko ndi Uwiteka Imana. Irambwiye ngo nkukijije ibisazi. Yewe wa mugabo we, wowe uri kugenda mu nzira byanze, Imana irambwiye ati dore ngarutse ku buzima bwawe, nkukuyeho ibisazi wagendanaga iminsi, wowe ukibaza ati ese bimeze bite, ariko Yesu arambwiye ngo ninkubwire ngo dore nkukijije ibisazi byari biri ku buzima bwawe. Imana ishimwe.
we wacuruzaga ugaho kavate se bimeze bite atese ndabigenzane Yesu arambwiye ngo nurambura ibiganza wakire ibyiza wakire iby'umumaro Imana irambwiye gukuyeho inyatsi y'uburyo n'ubumoso ufite icyangiro n'igisuzuguriro Yesu arambwiye ngo agukuyeho icyangiro akuhagije amaraso ye kuko ari Imana y'amahoro igarutse ku buzima bwawe Imana ishimwe cyane Imana irambwiye ngo nakire ubutabazi bw'Imana niwakira ubutabazi bw'Imana niwakira amahoro y'Imana Imana irambwiye ngo akira amahoro wabuze amahoro uraryama bikanga uraryama nusinzi Yesu arambwira ngo niwakire ibitotsi niwakire kugubwa neza waba ufite imitungo ya mirenge wayiburiyemo amahoro Yesu arambwira ngo akira amahoro muri bwa butunzi ufite kuko ari Imana yabuguhaye Imana ikuzaniyemo amahoro kuko wabuze amahoro uraryama gendera mu modoka nziza ukagenda nta mahoro ufite Yesu arambwira ngo niwakire amahoro kuko igarutse ku buzima bwawe Imana yacu nishe harakubwira ngo akira amahoro uraryama nusinzire Yesu agarutse ku buzima bwawe hakira amahoro y'Imana hakira kugubwa neza n'Imana ifite imbaraga n'ubutware hataye amambo harakubwira ngo yewe urwaye nuhaguruke dore ndaguhagurukije kuri ako kagare maze iminsi ugenderaho rambwe ngo hari imbago hari umaze iminsi ugenderaho izo mbago Uwiteka Imana arazikwambuye dore aguhaye amaguru mazima aguhaye amaboko mazima akoze mu nda yawe akozemo deliverance hari ibyo ahinduye ku buzima bwawe kuko ari Imana nyir'icyubahiro yavuganaga nawe ayo magambo shalom Imana yacu nishimwe cyane kandi Imana nitwiteho reka twongere dusubire n'ubundi muri Zaburi ya 15 gatoya cyane ndivugeho gato ubundi dusoze Imana ishimwe haleluya twahageze Zaburi ya 15 yego dusomere nta kibazo reka dusome mu izina rya Yesu Kristo yego Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe ninde uzatura ku musozi wawe wera ninde uzatura ku musozi wawe we nugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka akavuga iby'ukuri kuko biri mu mutima we atabeshyesha abandi ntagirire nabi mugenzi we ntashyushye inkuru y'umuturanyi we mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa ariko abatinya Uwiteka arabubaha icyo yarahiriye naho cyamugirira nabi yivuguruza Imana ishimwe buretse gato ndashaka kubwira abantu bagirira ishyari bagenzi ba Yesu yabantumyeho subira hejuru gato subira hejuru gato nahageze Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe yego ninde uzatura ku musozi wawe wera ese ni muntu ki zaba ari muntu ki ni umuntu ugomba gukora ibyo gukiranuka akumvira Imana agakora ibyo Imana ishaka komeza nugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka akavuga iby'ukuri nakubeshyesha umunwa we kuko biri mu mutima we atabeshyesha abandi ururimi rwe ntagirire nabi mugenzi we ntashyushye inkuru y'umuturanyi we Imana ishimwe Imana yambwiye ngo nimbabwire mwabanyeshyari mwe mwumva ko bagenzi banyu batabaho Imana yambwiye ngo kubera iki mushyushye inkuru za bagenzi banyu Imana yambwiye ngo nimuhagarariraho jya usabira mugenzi wawe icyiza kuko nawe uzakibona nawe uzakigirirwa muntu nagura inzu ngo uyu munsi ndarara ngiye kumurogesha ngo ndamwica ngo kuko yakoze ibi bintu wa munyeshyari we iryo ni ishyari
nusengana na mugenzi wawe nasubizwa ngo kubera iki runaka yashubijwe ngo uyu munsi ntago shaka akaba Mana yambwiye ngo ninkubwire ngo garukiraho haleluya ngo garukiraho kuko Yesu ari kugushaka kugarukira kuko Yesu ari kugira gute ari kugushaka Imana ishimwe ongera hepfo gatoya aho ngaho waruri mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa umunyagisuzugurira wabeshya utabeshya n'ubundi Yesu abakureba ibyo wakora byose Yesu araguhinyuza kuko uburi kubeshya ariko abatinya Uwiteka arabubaha Uwiteka arabubaha amen Imana ishimwe haleluya abatinya Uwiteka arabubaha amina nukora ibyiza Yesu azakuba ese wabuzwa n'iki kuko Imana itaguha ibyiza Imana yambwiye ngo nuyubaha izaguha ibyiza yambwiye ngo nuyikorera izaguha ibyiza nugendera mu kuri izaguha ibyiza kuko wayubahishe kuko wakoze ibyo gukiranuka icyo yarahiriye naho cyamugirira nabi nubwo cyamugirira nabi ntiyivuguruza ntabwo Imana ijya yivuguruza haleluya irekeraho mwene data ntabwo Yesu ajya yivuguruza ku cyo yavuganye nawe Imana nimba yarakubwiye ngo nzakuriza indege izaha kujyana kuko yabikubwiye nimba Imana yaravuze ngo mwana wanjye nzakugaburira nzagukuraho inzara Imana ibizaza ikagukuraho iyo nzara nimba Imana ivuze ngo nzakwambika Imana ibizakwambika kuko yabivuganye nawe ntabwo Imana ijya yivuguruza nimba Imana yarakubwiye ngo mwana wanjye nzaguha urubyaro kuko ibona ko rwa rubyaro urukeneye Imana iraza ikaguha urubyaro wakira umwana uhereye umunsi wa Yesu arambwiye ngo aguhaye urubyaro wowe uri kudukurikirana ni wakira urubyaro mu izina rya Yesu kuko Yesu hari icyo akoze mu nda yawe nimba Imana yarakubwiye ngo nzaguha ubucuruzi Imana ibizaguha ubucuruzi kuko yabivuganye nawe ntabwo Imana ijya yivuguruza Yesu yambwiye ngo ntabwo ajya yivuguruza ahereye umunsi wa none ngo nta kintu Imana izigera yivuguruza na kimwe ku buzima bwawe Imana rero ikugirire neza cyane kandi Imana ikwiteho amen urakoze cyane Imana y'amahoro iguhereze umugisha ku butumwa bwiza utamukije umuntu yakwifuza kuvugana nawe cyangwa se gusengana nawe nyemerera utambutse nimero yawe ya telefone bambwiye ngo ubushize wayivuze nabi 09 ntibaho mu Rwanda iyo nari nzi mu mutwe yarahiye imaze gushya ubwo ndagenda ngura iyindi iracyari nshyashya kugira ngo nyimenye mu mutwe rero birangora ariko ni 079 820 karindwi urakoze cyane Imana y'amahoro iguhereze umugisha nkuko twatangiye gusenga Mana data twese mwiza uri Imana ifite imbaraga n'ubutware uri Imana yo kwisegurira ubasha wabanye natwe muri uyu mwanya wagize neza Uwiteka wagize neza ndabizi neza ko hari abo byageze ku mitima yabo ndabizi neza ko hari ibyo ugiye gukora mu bwoko bwawe nyemerera cyane rero nyakubahima genda gere mu bwoko bwawe ureme imirimo n'ibitangaza tuzumva amashimwe ko hari icyo wakoze urakoze rero nyakubahwa urakoze nyiribihe urakoze gitare cy'amahanga dore ko byose tubisaba twizeye izina ryawe Kristo amen urakoze cyane Imana y'amahoro iguhereze umugisha wowe udukurikiye utarakora subscribe share ndetse na comment Uwiteka Imana araguhereza umugisha reka tugushimire urakoze cyane asante